Ako naringize numvisha umuntu n'ibyoma naringize ngo niyashoka yanje bariye. Kamizo mboga neza. Izo mboga wapi? Kabisa kuzihi. Siba. Wirirwa wipatagura ahantu hose nizere ko harimo amazi. Urapfa urarangira we David urapfa. Ibyo bintu nuko none babiciye. Kana ntabwo babiciye. Cyoro kumuzanye. Ndi kumuzanye wadapfa. Soje ya wata hani taire daso Kaya samatash. Ndatash. None twakoze kiko mbona wicaye uri kwireba gusa. Ntuze. Koga se nakazi. Kurwa nakora kazi karenze koga. Nakushasi ko yarakuboroye. Sike wirirwa wipatagura ahantu hose nizere ko harimo amazi. Anyway, ahubwo gira ifoto kije kuvoma. None se wa mukozi wari? Numbaze gisinze yake. Usigaye afunga umutwe wa mukobwa we urafunguye aha wasanga ari kuba wabigushigiki kangurihorere isiko so nimba ari dato ntago ari bebera yewe wabyutse uricara umukobwa muzima none urashaka ngo mbyuke ingirute ubu se wabura akazi ukora wasanga utanatetse gutegereje umukozi ego kandi ateka n'ubyibuho ntacyo bimbwiye amagara yari mpangane na data noneho nze yambwiye ko ntari umwana nk'abandi urabyutse Kumva ndabyutse pe ndi kumva navunitse. Urase kwageza byagenze bite? kera kagera ngo sinzi ibyo kivuye kurya mu murima Ndi kubona ameze ibyisi siko ari amabanga. murahazi Nze nsome kano gapapuro. Hano hari igitabo kirimo agapapuro nkundaga. Kamaze gusaza mwabakobwa mwe. ase dadi iyo mubyutse niba ari na dadi niba ari na papa iyo mubyutse ukirirwa hano shakira uzavoma shakira uzateka siko naruswe n'umukozi uba hano ese umukobwa yiriwe akora iki Ega muri isi bajya bavuga ngo buriya gice umuntu yamenyeye ntabwo yakimukura mu ntoki. We wamenyeye gukora ariko yamenyeye kwiga. Niyo mpamvu ugomba gukora noneho nawe yasoza ishuri akajya gufasha akazi. Ariko ubuno ntabwo yagufasha kandi aba ari ku ishuri. Gusa ibyo bintu kumva bishoboka. ubu ari ku ishuri n'ubu yicaye mu ishuri hano Ega ari kuruhuka. ari kuruhuka ngese ko mutamaye umwanya Nje ntabwo mba natashe kuza gukora akazi hano mba naje kwiga nyine Aba yaje kuruhuka. sawa nje hari igihe umunsi umwe muzambona nk'uhari kandi ntahari aha ni akazi kari byo birakoreye
nicare hano nisome nzongera gusubira mu murima kuvoma nimushake muzicwe n'inzara nanjye aho ishuri riri ndahazi kananura ibyo nigiye mu murima nibane mu murima sikigari ubundi wahinze ahangana ikima aho nawe nahinze hose so nako gashishwa barakawe ntabwo mwamurya buri gihe ukoresha ikimenyano kumva ko ari njyewe byose uzabikora kamwihorere nawe ntuzatinda kubona aha reka nze ndebe ko naje kwiyasiriza ndebe ko nakwitekera kano gatsima k'ibigori nagakumbuye zana ndebera hari amagambo nshaka kwiga hano mu gitabo hano basoma ngo iki we have understood learned that have understood learned that ga mukobwa maze gusaza ni ukuri yego ko Yesu yego temera ibihuru urapfa urarangira we David urapfa uriyahura wowe uriyahura ntangira akazi we David ibyo bintu nuko mwone babiciye reka ntabwo babiciye uri kunywa izanyu kunywa izanyu ndapfa ngiye kuzana ubukaroni inose ntabwo wandangira akazi ubu navuye mu cyaro nsigaye njya karoni igitondo saa sita nimugoroba ako muri kajyafite ari mu rugo ni wanyu nose wandangira akazi ni mu rugo papa akazi ko kwaso wenda ko guhinga wapiye domaine si yanjye ibititsi baramuhangaye igitano zo yarenze nguriraga 400 ku kwezi ndi gutoza ibintu nkajya wese amadomo kuvoma irimo kandi mu rugo niriraga amatarasi nikoreye udushingiro tujye wagiye nyine banyeze ihuta nyine nje gukora ariko si reka kubaze ubwo katurebe bose ziko ndamana kandi ziko shira hano nakandi ayo nta amazi bari kujango yasize amo yasizemo hari byo ubwo saha abamereza akazi we David ni umuntu se ko mbona muzanye byageze bite navuze ngaje gushaka akazi nyine uko akora wambwiye ngo ariko ushaka kwasa nawe aruca make ariko muvuga yashobora ko bishoboye wowe ukora nasi nakongera mukiririkana ntabwo zose urampangaye bose akiri intebe abo wicaye naganye n'igituko cyo kujyana n'imisuru Susi hano turaturanye mureba akiri barandengereza n'imisuru ubundi umwashi wazanye reba amavi yose ari hanze ipantaro yose ayigize nka rakirete yego ko Yesu ubwo mbwira ngo rampangaye ushaka mangaye hariya ubwo urantereza kuranga senkani ngiye ni 300 nkorera barabizi no mu mudugudu 300 kubera ko uyu ari umwashi kandi nkaba nta mbaraga gifite nta mukobwa akaba nta mbaraga gifite kubera avuye mu kazi akajya turamezi ijana
inoti y'ijana basi igitanu oya igitanu kabisa aya mafaranga yarabuze igitanu n'ibicupa byanjye bibiri by'umusururu kuko nawe mukanateka kire nyinshi kandi David yarambwiye ko umuntu arazana atanywaga inzoga anywaga inzoga ni ibisobanuro by'umusururu gurasindi